U Rwanda rukomeje kwigaragaza kandi rukataje mu ikoranabuhanga, atari ukuvuga ngo ni ibikorwa remezo bigezweho nk'ibibuga by'indege ndetse n'imihanda igezweho, iyi mihanda igerekeranye cyangwa se imihanda yo mu kirere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubu ngubu ho noneho hari itangazo ryakunze kuzenguruka yaba ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo, atari amateleviziyo mu gihugu bwite ahubwo n'amateleviziyo yo hanze, yabitangaje yuko BNR yatangije igerageza ry'ifaranga koranabuhanga rizwi cyangwa se CBDC. Iri faranga gusa icyo BNR yabivuzeho ngo kurikoresha ntibisaba internet, iby'ingenzi ku ifaranga ry'ikoranabuhanga u Rwanda ruri kurigerageza. Ati ibi ngibi ntihagire umuturage utinya avuga ati ndetse niba ntatunze smartphone nzamenya ndikoresha gute, cyangwa se niba ndi umukene ntazajya mbona amamega cyangwa se internet ya buri gihe nzarikoresha gute. Ati iri ngiri ntago rikoreshwa internet, nubwo n'ubundi ryiswe ngo ni ifaranga koranabuhanga. Erega ni ifaranga koranabuhanga kuko rizaba ari ifaranga mpuzamahanga kandi rizaba rikora bitandukanye n'ibi ngibi. Ntarasoza ndaza kubagezaho inkomoko y'umuganura. Mbese ibi ngibi umuganura byatangiye bite, byahereye hehe? Ese inkomoko yayo y'umuganura, izina umuganura byaba ari ibiki cyangwa se bimeze bite? Nanone ndaza kubagezaho nyine uko igikorwa cy'umuganura cyagenze muri uyu mwaka. Reka nguhe ikaze, ucyumva uhita wumva yuko n'ubundi ubu ari ubuvumbuzi show. Nk'ibisanzwe ikiganiro nimenya byose njyewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Reka ngusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibana kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure hashoboka. Reka nguhe ikaze. Kurikoresha ntibisaba internet, iby'ingenzi ku ifaranga ry'ikoranabuhanga u Rwanda ruri kurigerageza. U Rwanda rurakataje mu nyigo zitandukanye zidatuma hashyirwaho ifaranga koranabuhanga rizwi nka CBDC, Central Bank Digital Currency, cyane ko byagaragaye ko rikenewe. Muri 2023 nibwo Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yatangiye inyigo yo kureba uburyo mu Rwanda hatangira gukoreshwa ifaranga ry'ikoranabuhanga ariko rigenzurwa na BNR. Inyigo y'ibanze yari igamije kureba ikiri faranga ryamarira abanyarwanda, uko ryakoreshwa bigendanye n'ubundi buryo busanzwe mu Rwanda nk'amabanki, mobile money ndetse niba ari ngombwa ko rikoreshwa. Yarangiye bigaragaye ko ari ngombwa gukoresha iri faranga kuko ari byinshi ryakemura. Ubushakashatsi bwamuritswe muri 2024 bugaragaza ko binashobotse muri 2026 ryatangira gukoreshwa. Kuwa mbere cyangwa se tariki ya mbere Kanama 2025 nibwo Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yatangaje ko umushinga wo gutangira gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga wageze ku nkingi y'icyiciro cyo kurigerageza ku kigero gito cyo kwakira ibitekerezo by'abari mu rwego rw'imari bijyanye kuko iri faranga rikwiriye gukoreshwa. Riri gukoreshwa kubo mu bigo by'imari, iby'itumanaho no kuba imbere muri BNR. CBDC cyangwa se iryo faranga ry'ikoranabuhanga ni ifaranga ry'ikoranabuhanga ritangwa na Banki Nkuru z'ibihugu, rigakora kimwe nk'amafaranga asanzwe afatika nk'inoti n'ibiceri. Icyakora ryo rikaba rifite udushya dutandukanye nko kuba ryakora ahatari internet n'ibindi. Ni uburyo buri kwigwaho n'ibihugu birenga 130 ndetse ibihugu nka Bahamas, Jamaica na Nigeria byamaze kuryemeza. Ibindi biri mu Rwanda bigeze ku byiciro bitandukanye byo kurigerageza. Bitangazwa ko iri faranga riri kwigwaho mu Rwanda, benshi bahise barigerageza, namwe azwi nka cryptocurrency nka Bitcoin, Ethereum n'andi. Icyakora
nibyo kuko CBDC izaba igenzurwa na BNR bitandukanye na cryptocurrency kuko iyo itagenzurwa na banki nkuru y'igihugu. Ikindi agaciro k'amafaranga nka Bitcoin kagenda gahindagurika uko kiboneye, mu gihe aka CBDC ko kazajya kagenzurwa na BNR nk'uko bigenda ku mafaranga asanzwe. Mu biganiro na RBA bamwe mu bakozi ba BNR, Serge Mugiraneza yagize ati ni ifaranga ryuzuzanya n'iryari risanzwe kugira ngo rikemure ibibazo bimwe na bimwe twari dufite, ariko mu murongo wa politike y'ubukungu bw'igihugu ishingiye ku ikoranabuhanga rifasha mu kudahererekanya amafaranga. Umuyobozi ushinzwe iterambere ry'imari n'udushya muri BNR, Cyuzuzo Ingrid, yavuze ko uretse kuba harebwa ku bijyanye n'uko bishoboka, hari kurebwa n'amategeko arigenga n'uburyo bwo kwishyurana hisunzwe ikoranabuhanga. Ati abantu benshi bibaza impamvu iryo faranga ry'ikoranabuhanga rije kandi dusanzwe dufite uburyo bwo kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga. Ntabwo CBDC ije kubikuraho, ahubwo ni ukubyuzuza kuko kongeraho ibyo tutari dufite nko kwishyurana nta interineti nk'uko twishyuranaga inoti ku noti nta interineti. Twakeneye na CBDC nayo ifite ibyo byiza. Mu byo bari gukoraho kandi Cyuzuzo yavuze ko harimo no kureba ku izina ry'iri faranga ikoranabuhanga ry'u Rwanda rizitwa. Yavuze ko mu igeragezwa ku kugendera ku ifra ariko mbere y'uko igeragezwa rirangira bateganya kuzasaba ibitekerezo hakemezwa ku izina ryiza rizakoreshwa hadakoreshejweho nka ifra cyangwa se Internet Rwandan Francs. Yagenewe uburyo bune bwo kwishyurana. Reka turebere hamwe ubu buryo bune iri faranga ryagenewe kuzajya bishyurana barikoresheje. CBDC yagenewe uburyo bwo kwishyurana butandukanye burimo ubuzwi nka mobile banking bwo kwishyurana hifashishijwe telefoni zigezweho. Ni uburyo abafite telefoni zigezweho cyangwa se smartphone bazaba bafite application bashobora gukoresha bahererekanya amafaranga, bwiyongera ku bundi buzwi nka USSD, bimwe bisanzwe bizwi nko gukanda akanyenyeri ku badakoresha telefoni zigezweho n'uburyo bw'ikarita. Mwigerageza ati hazabaho n'uburyo bw'ikarita nka cya gihe twagize ibiza iminara yangiritse nta huzanzira dufite, umuntu nta ngaruka bizamugiraho, azaba ashobora kwishyura nta huzanzira cyangwa interineti ihari. Mugiraneza yatanze urugero agaragaza ko nk'iyo mu Rwanda habaye ibiza, ubuyobozi bukagerageza gufasha abagizweho ingaruka, iyo nkunga inyura mu bantu benshi, rimwe na rimwe abagenerwabikorwa bakaba batagerwaho nk'uko bikwiriye. Yavuze ko mu byo CBDC izafasha ni ukugeza inkunga ku bayigenewe bidatinze cyane, bikazafashwa ku bataragerwaho na serivisi z'imari nabo bagafashwa uko bikwiriye. Kugeza ubu abarikoresha nabo bahawe rugari, ubu bashobora kubakira ku byo BNR yakoze, nabo bagashyiraho udushya twabo, ndetse ubu byaratangiye. Ufite igitekerezo agitanga uko yifuza kikagerwaho.
Ku mafaranga asanzwe hari ubwo umuntu aba ashaka gushyira amafaranga y'u Rwanda mu madovize, wenda ashaka nko gutumiza ibicuruzwa mu mahanga cyangwa ashaka kubyohereza, akaba yakenera gukoresha amadolari cyangwa andi akoresha mu bindi bihugu. No mu igerageza BNR iri gukora hari no kurebwa ku buryo bwo kwishyura bwambukiranya imipaka ndetse hagaragaye ko bifite inyungu nyinshi kurusha uburyo bwari busanzwe. Ku rundi ruhande, ibijyanye n'uko ibindi bihugu nabyo bigeze ku byiciro bitandukanye kuri iri faranga koranabuhanga, nubwo ubwo buryo bwateguwe nta bwari bwemeranywaho ku isi cyangwa mu karere ko wenda aribwo buzajya bukoreshwa. Cyuzuzo yavuze ko ubu amaze gukora igerageza hagati y'umuturage uri mu Rwanda n'uri Ghana ndetse no ku buryo bwo kwishyurana hifashishijwe telefoni zigezweho n'uburyo nyambukiranyamipaka nabwo bwarageragejwe. Ati icyiza cya CBDC mushyiraho ubwumvikane bushya bw'uburyo bwumvikanisha n'inyungu ikomeye mu mugabane no mu karere kugira ngo tubashe kongera kuvugurura uburyo busanzwe twishyurana. Cyuzuzo yemeje ko nubwo buryo bwa tekinike biri gukora, icyakora hatarajyaho ubwumvikane bwo kwishyura bukumvikanisha, ariko ngo bizarebwaho ikindi gihe bijyanye n'aho ibindi bihugu bizaba bigeze. CBDC izinjizwa mu mikorere y'ifaranga ry'u Rwanda. Niba umuntu afite amafaranga kuri konti, ashobora gusaba ikigo bakorana ko ashaka amafaranga y'ikoranabuhanga bakayamuha. Ushobora kandi guhitamo nuko banayaguha mu madolari nk'uko bikorwa mu mafaranga asanzwe. Ushobora kugira konti zitandukanye niba uyifite muri mobile money cyangwa kuri banki runaka. Ushobora no kugira indi ijyaho amafaranga ya CBDC. Ushobora kuvana amafaranga asanzwe kuri konti yawe ukayashyira ku ya CBDC, ubundi ukayahererekanya uko ubishaka. Cyuzuzo ati izo konti zirakorana. Ushobora kuba wavana amafaranga kuri konti ya CBDC ukaba wayashyira ku ya mobile money cyangwa ku ya konti isanzwe. Cyuzuzo yavuze ko kandi CBDC izajya igera ku baturage nk'uko amafaranga asanzwe abageraho hisunzwe ibigo by'imari. Icyakora atangaza ko ryo rifite agashya kuko n'udafite konti mu kigo cy'imari akoresha ikoranabuhanga ryashyizweho mu kwishyurana. Ngibi ibyorohejwe n'ubundi kw'iri faranga. Umutekano warakajijwe. Reka noneho turebere hamwe uko umutekano waryo ngo ushobora kuba warakajijwe. Mu biri kwitabwaho kugira ngo mu Kwakira 2025 hazabe haragaragajwe ibyavuye mu igeragezwa, harimo n'umutekano w'iryo faranga, na cyane ko ubujura mu ikoranabuhanga bwiyongera uko isi itera imbere. Ku bijyanye n'umutekano w'aya mafaranga, by'umwihariko abafite impungenge ku bihombo ashobora guteza, Mugiraneza yavuze ko mu byo bari kwibandaho cyane ari umutekano waryo. Ati nubwo harimo inyungu nyinshi, haramutse hajemo ikibazo cy'umutekano agaciro karyo kaba gatakaye. Hari uburyo bwinshi bw'ubwirinzi bwashyizweho, amakuru bwite y'abantu akarindwa ariko n'ifaranga rikarindwa. Bumwe muri bwo uburyo harimo nko kuganira mu buryo buzimije, kwirinda ko hari abajura n'abandi bashobora kwivanga cyangwa se nka bariya bagenda bapirata amafaranga. Mugiraneza yavuze ko umutekano wakajijwe mu buryo hirya ya email n'ijambo banga bishobora kwibwa. Hashyizweho ubundi buryo burengera umuturage, ariko n'abaturage bakumvishwa
kutarangara. Ni mu gihe ku bafite impungenge ko iri faranga rishobora kuzakuraho uburyo busanzwe nka mobile money no kubangamira ubundi bucuruzi nabyo byarebweho. Cyuzuzo yavuze ko batekereza ikoranabuhanga rishya baba batagomba kubangamira ibisanzwe bikoreshwa ko mu igerageza bafatanyije n'ibigo bitanga izo serivisi zo guhererekanya amafaranga ku buryo ibintu biri kugenda neza. Ati babonyemo uburyo bushya butuma banoza serivisi batanga ndetse zigatangazwa ku kiguzi gito cya serivisi z'imari. Uretse kuba muri BNR twarabyitayeho, ariko n'iyo tuganiriye nabo mu bigo by'imari bagaragaza ko hari uburyo CBDC izoroshya serivisi batanga. Ati hashingiwe ku bushakashatsi bwa mbere bwakozwe bwagenaga ko ifaranga koranabuhanga ry'u Rwanda ryashyirwa hanze muri 2026, ariko ikigo zikomeje nizo zizagena ibizashyirwaho n'igice ntarengwa zitangirira. Uretse CBDC, BNR yatangiye umushinga munini wo kugenzura n'andi mafaranga koranabuhanga binyuze mu gushyiraho amategeko arinda abakoresha andi mafaranga azwi nka cryptocurrency. Cyuzuzo ati ni igihe gito itegeko rikagaragara hakarebwa uburyo bwashyiriweho abaturage n'abandi. BNR yatangaje ko igerageza ry'iryo faranga ryatangiye ndetse biteganyijwe ko hazatangazwa ibyavuyemo bitarenze mu Kwakira 2025. Nababwiye yuko n'ubundi ntarasoza ndi bubagezeho inkomoko y'umuganura mu Rwanda cyangwa se ijambo umuganura. Iki gikorwa se byaturutse, iri zina ninde warizanye? Reka n'ubundi nkomeze nguhe ikaze nk'ibisanzwe. Ndi Ken Chris, iyi ni Menya Byose ica ku buvumbuzi show. Umuganura, umusozi w'ibigwi by'Abanyarwanda. Nk'ibisanzwe n'ubundi ni ku buvumbuzi show nk'uko nabibabwiye. In a land unity, where unity breathes through the soil and harvest is a gift of discipline and sweet, lies a celebration order than kingdoms richer than gold. Umuganura. As usual, let me welcome you to Menya Byose special ati ubuvumbuzi show. Reka ntangire mbagezaho inkomoko y'umuganura. Where it all began. Ati se byatangiye bite? Umuganura si ibirori bisanzwe, ni igicumbi cy'amateka y'ubwenge n'umurimo w'Abanyarwanda kuva mu myaka ya kera cyane, mu bihe by'ubwami bwa cyami, aho Abanyarwanda bamurikaga ubwami umusaruro baramukiye ku butaka bwabo. Byatangiye ku buryo bwo guha icyubahiro Imana n'umwami ku gihugu gitunze abantu hacyo, binyuze mu muryango n'ubumwe. Amashusho y'ubusitani bwa kera, imirima, abaturage bambaye imikenyero bakurura imyaka. Mu gihe cy'ubwami, igitoki, amasaka n'inkwi byoherezwaga ku Rukari cyangwa i Nyanza. Umwami agasogongera isaka rishya nk'ikimenyetso cy'uko igihugu gikize. Umunsi umuganura wagiye uhindura isura, uva mu gutura umwami ujya mu kwishimira ibyagezweho nk'igihugu. Noneho kuri uyu munsi ho, ati n'ubundi reka turebere hamwe aho ibingibi byongeye nanone kugaruka ku mugaragaro. Ati kuva muri 2006 leta ya Perezida Paul Kagame yongeye gusubiza umuganura icyubahiro cyawo nk'umunsi w'ikiruhuko ukomeye mu Rwanda. Umuganura 2025, ibi birori byagenze bite? Ku rwego rw'igihugu, umuganura wabereye i Nyanza nk'uko bisanzwe, ahantu hafite amateka akomeye mu muco w'u Rwanda. Wari witabiriwe n'abaminisitiri
w'uburezi, minisitiri w'ubuhinzi, minisitiri w'ubucuruzi n'umuco ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'ibihugu. Minisiteri ya siporo n'umuco atangaza minisitiri w'umuco na siporo atangaza umuganura ku mbuga nkoranyambaga. Mu butumwa bwatanzwe hagamijwe ko umuganura ari isomo ryo gukoresha igihugu gishimira abahinzi n'aborozi ndetse no guteza imbere ubukungu bushingiye ku muco. Mu turere nka Nyagatare, Huye na Musanze hateguwe ibirori byihariye aho abaturage bagaragaje uko bahinduye imibereho yabo binyuze mu muhigo n'ubuhinzi bwateye imbere. Akarere ka Rwamagana kagaragaje ko abahinzi babo bagutse n'ubundi bakaba barahinze toni zisaga 500 z'umuceri mu gihembwe cy'ihinga gishize. Umuyobozi w'akarere yagize ati dushimira Imana n'abaturage bacu. Umuganura si umunsi wo kurya gusa, ni umwanya wo gupima intambwe yatewe. Uyu munsi ntituwizihiza gusa imyaka n'ibishyimbo, twibuka ko igitoki gituruka mu butaka ariko ubumwe bugaturuka mu mitima yacu. Umuganura ukwiye gutuma twibaza, twakoze iki? Twafashije nde? Tugeze he nk'Abanyarwanda? Ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma no guhanga amaso ejo hazaza. Nk'urubyiruko dufite inshingano zo gukomeza umurage, gukunda umurimo, gukunda igihugu, gushyira hamwe nk'amasaka y'umuganura kandi tugaharanira ko ibyo dukora byose bizamura igihugu cyacu. Ati nsoza, urubyiruko rusogongera ku musaruro ababyeyi babyina intore. This has been Ubuvumbuzi Show, menya byose special on umuganura. Remember, the future is harvested today. Until next time, hosted by Ken Chris. Nk'ibisanzwe nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Reka ngusabe gukora subscribe maze like na share. Nk'ibisanzwe iyi ngiyi ni menya byose ica ku Buvumbuzi Show. Reka nkubwire yuko wabikora kugira ngo inkuru nziza